ingingo ya gatatu igaragaza ubucakura tudashobora kwemera no kwihanganira. Buriya abantu baceceka. Urabona cyane iyo umuntu ari umunyamakuru w'umwana abantu bumva bamunagaho dutero biriya bagoregore bakora bakumva ngo baguhabye. Deja ugifata ibintu kabihagoregore kabipostinga mbere yuko ikipe postinga abagaragaje urwego rwawe. Urafata umuntu nka goregore ukavuga ngo urumuhanganisha na Rugaju. Abasore no bavuga ngo sirika yangu nige yagerageje kugira ibya akinisha yarabibonye. Yarabizi n'utudepression afite aratuzi utwo rero ntitumpabye. Utwo rero n'udutero tw'abana dukozwe nabi turimo imibare mike cyane. Ushobora gufata post ngo umuntu ayirekure mbere ko club yirekura. Uvugaragaje ibyo urimo. Sibyo? Wowe ni gute rugimbana? Wowe uri umunyamakuru nanjye ndi umunyamakuru. Wowe ni gute nasora ikintu cya Rayon Sport taragisohora? Nago biba. Explain to me ukuntu njewe na disclosing ikintu kiri internal muri Rayon Sport. Rayon Sport tayakiribizinga. Izo atake rero impamvu ubona mu bantu bose babivuzeho bamanutse akabati tugomba kuvuga kuri Rugaju. They know me well. I've stand ku kintu cyitwa ntimurenganye Ngabo. Babonye ko Ngabo yabarasheho nibyo bamuvuzeho bazi mu gushaka kubihisha kubimaska bare kuri tangazo ryo ko bashimira Ngabo bahita bararekura na biriya kugira ngo bijyanirane. Urumva kuko mfite izina rinini birahita bitumbagira bizamuke bimira ibyo bindi none kibe nk'impamvu uzi ikintu ubu nkoreye muri RMC ubu nkirininze ubunyemereye kukuvuga kuko wamvuzeho ngomba kwisobanura ku kazi kanjye ubu kiranutse cyane ubu mpaye impamvu yo kwidefana ko narabiteguje deja kuko wajyatatse ubu size position y'akazi kanjye mu buryo buri safe kuko wabanje. You can't treat people like fools iteka. Ababiri inyuma turabazi nta kintu dufite gutinya ikintu icyo ari cyo cyose turakivuga uko kiri. None kibyimbye kize kimeneke uzi impamvu tudashobora kubiresista. Buriya ushobora kureka abantu bagakora amaguye zabo mu nyungu zabo bwite. Ariko iyo bije mu person attack n'amadepression y'abagoregore ukumva ko wayagenderaho uvereka yuko ntari muri iyo kategori yuko ushobora kugiriraho ntago bikunda kuko abareyo baza ukuri n'umuntu wese uzi ubwenge ari kubyo byo ndi gusobanura. Nta logique nimwe iriho yumvikana iriho. Ibihe byiza mwe dukomeza kubana umunsi ku munsi kuri YouTube channel yacu amahoro y'Imana akomeza bane namwe. Ndabasuhuje ikaze mu kiganiro tuganira amakuru y'imyidagaduro hano iwacu mu Rwanda ndetse n'ibwota Masimbi. Twege Surgacu ni igihe twubaka showbiz nyarwanda iziramo amashyari, inzangano, gutukana, gushyamirana, kwangana, gusebanya, gushyirana hanze ubwambure ndetse n'ibindi byinshi cyane bigenda bivugwa ku mbuga nkoranyambaga. Mumaze kumva amajwi y'uwitwa Rugaju Rigani agenda atangaza ku bintu bigiye bikomakomeye bimaze iminsi bivugwa ku mbuga nkoranyambaga. Ariko witwa Rugaju Rigani yakoreshaga izina bita goregore ntago yagize amentioning umuntu yashaka kuvuga cyangwa umuntu yashakaga kubwira ngo nyine bigaragare. Ariko mu cyo yavuze nyine cyumvikana yasaga nkaho avuga nyine kuri radio ya SKFM ngo yahaye congratulation wita Robben Ngabo ubwo yasezeraga ku nshingano akoraga mu ikipe ya Rayon Sport ndetse bagenda banamuvugaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Mwarabibonye mu minsi itambutse ubwo ya radio ya Isibo Radio ba Faustino na ba Mutangazaje ubwo banengaga SKFM harimo ba Sam Karenzo ba Lorenzo ndetse n'abandi bavuga yuko aribo birukanishije uwitwa Ngabo Robben mu ikipe ya Rayon Sport yabaga ari umuvugizi cyangwa ashinzwe imbuga nkoranyambaga z'ikipe ya Rayon Sport. So rero byabaye binini cyane ku mbuga nkoranyambaga mu minsi igiye itambutse twanabikozeho n'ikiganiro ndetse nibwo na RMC ubwayo yabitanzeho warning cyangwa ibitangaho umucyo igira icyo ibivugaho. Ariko byakomeje kuba binini cyane ku mbuga nkoranyambaga
nkoranyambaga abantu bakagenda akavuga ati se aha muri siporo bigenze gute, itangazamakuru ry'umwuga bizagenda gute, ari utuntu tw'amatikutiku tuzajya duhora ku mbuga nkoranyambaga. Rero mu kiganiro cyabaye kuri uyu munsi wo kuwa gatanu nibwo uwitwa Lorenzo umunyamakuru wa SKFM yavuze yuko ngo hari umuntu wahamagaye arangize kuri telefone avuga ati Ngoma Gisekedi nyine bamugeranya na perezida wo muri Congo. So rero uwitwa Lorenzo yese abisobanuramo mu yindi ntera nibwo azanyemo za Wazalendo intera hamwe azanamo n'ibindi, wumva yuko ibintu byakomeze gufata iyindi ntera. Gusa icyiza bari kugenda bakoresha bose nuko umwe ari kugenda avuga undi, gusa ariko ntagire nyine wenda ngo muvuge mu izina, ko aramutse muvuze mu izina byaba bibi cyane na RIB yatezamo. twagiye tubibona uwitwa Robin Ngabo ubwo yazaga mu kiganiro kuri 10, ubwo nyine ndavuga kuri 10 kuri Radio 10, nibwo yavuga ati ngo hari umuntu wamwise ngo ni Exfar, ngo nyine n'ingabo zatsinzwe murazizi. So ni binini cyane byagiye bivugwa ku mbuga nkoranyambaga, mbona abantu benshi bari kugenda bavuga ati ko noneho ikirisho biz ya siporo cyamaze gufata indi ntera, ahubwo huzuyemo amashyari ndetse n'inzangano. Ese ku banyamakuru nk'aba ngaba b'abanyamwuga kandi baba bafite amakarita ya RMC, ubundi bari kugenda bapfa ikiserore. Mu minsi itambutse nibwo radiyo ya SKFM ndetse n'abakora kuri Isibo Radio bagendaga badahuza, bagenda nyine bashyirana mu tuntu, abandi bakavuga ati ngo tuzabirukanisha mu kazi, abandi bakavuga ati ngo genda ubikore, nyine bikaba binini cyane ukabona bifashe intera ku mbuga nkoranyambaga. Rero ikintu ngira ngo nibaze namwe nababaza, kubera iki abantu bose bari kugenda batakana ariko ntihagire umentioninga ngo izina ry'undi muntu kugira ngo bifate indi ntera? Rero witwa Rugajeriga niwe uko yagendaga abisobana, gusa nta zina yigize shyiramo, ariko ababizi barabizi nyine umuntu ashaka kuvuga ariko nuko ategeze amumentioninga. So ndabona muri siporo nabyo bimaze gufata indi ntera. Twebwe twigana amakuru y'imyidagaduro hano iwacu mu Rwanda ndetse n'ibwota amasimbi, turi kumwe. Ciao ciao.